video y'ubushize twumvishe umuntu wari urimo yiramanga kubera akazi kari kumutera stress kandi katamuha ibyo akeneye byose. Nanone yifuza gukora business ariko adafite igitekerezo cya business nimwe yakora cyangwa se n'uburyo yayikora, atanabyiteguye kuko nta n'igishoro yari afite uwo munsi. No kuvuga ngo kubera stress z'akazi yari afite, we yumvaga yava mu kazi ahubwo agahita atangira business nayo adafitiye amakuru n'amakeya. Buretse kuvuga ngo bariya bakora business kandi babayeho neza, icyo ngicyo cyonyine. Nkuko handi uvuga ngo ufite akazi kandi ubayeho neza. Uyu munsi reka turebere hamwe business niki. Turifashisha ibintu bibiri. Turifashisha icyo twita Roulette game. Noneho turebe n'uburyo bwo gukora umuryango cyangwa se family creation. Tubyifashishe nk'urugero rwo gutangira business no kumva risk cyangwa se ibyago ushobora guhura nabyo muri business mu gihe utabashije kuyimanaginga neza. Umukino witwa Roulette ni ukuba wiyemeje kuba wabura ubuzima isaha iyo ari yo yose. Kubera iki? Ukorwa bafata imbunda, cyo bita revolve, ifite ibyumba bitandatu, bashyiramo isasu rimwe gusa mu cyumba kimwe, noneho bagaspininga cyangwa se bagakaraga. Ushyira ku mutwe wawe cyangwa se wundi muntu wese muri gukiniraho. Uko ukoze mu mbarutso, ni ukuvuga ngo haba hari risk cyangwa se hari ibyago by'uko uwo muntu bashyizeho pistol cyangwa se ya revolve ashobora kugira gute, ashobora gupfa. Kuvuga niba ari ku mutwe kandi harimo isasu, waspininze cyangwa se wakaraze, ntago uzi ngo ibyago birangana gute. Ariko kubera ko ari rimwe, iyo dukoresheje probability, tuvuga ko imbarutso ya mbere iba ifite nka 16.7% by'uko uwo muntu ashobora gupfa. Uko bagenda baspininga cyangwa se bakaraga, ibyago niko bigenda barasa, niko ibyago bigenda bijya hejuru yuko ashobora kugira gute, ubuzima bushobora kugenda bw'umuntu aho ngaho, undi akaba aratsinze. Na business rero yumve muri iyo context. Uravuze twenda ibyo nakoraga byose ndabiretse, reka njye gukora business. Hari amahirwe menshi nk'umuntu utangira udasobanukiye business yo kubura ya mafaranga washoye icyarimwe akagenda ugasubira kuri zero. Kuko business iyo tuvuze business ntabwo tuba tuvuze linear function cyangwa se tuvuze umurongo ugororotse. Kuva ndagenda ngure nze ncuruze, nimara gucuruza nateguye ko ndi bwunguka ya naya, kuko ngo ugende ari byo uhita ugeraho. Oya, ni ukuvuga ngo harimo izindi mbogamizi nyinshi cyane uhura nazo. Ese uyu mukino ushobora gutrickinga, wenda ukabeshya umuntu ko kugira ngo umwereke kuri meilleur the game, ukavuga uti reka mu tricking nkoresha ibe nka strategy, mubeshye ko nshizemo isasu ntarishyizemo, noneho ngiye ngo myishyire ku mutwe ndetse ninshaka ndase inshuro zirenga n'10, babone ko ngiye ntabwo bangira muri uyu mukino cyangwa se mu buzima. Wenda wamucukinzwe 1 2 3, ugahita uvuga ati ntiwabibonye se, akabaho agira gute, agutinya, cyangwa se abandi bantu bavuga ati uriya muntu arakazi. Business ni ikibuga kirimo aba players benshi, kandi buri mu players wese adashaka umucompetitor. Tuvuge wenda ufite uruganda rukora ibintu runaka, product X, hari undi muntu waruri ufite nawe no gushaka gukora. Bivuze ko umuntu agashaka umucompetitor, arashaka gushyira hasi uko byagenda kose. Nawe experience ufite ni nke hafi ya nta, ku buryo ubumenyi bwawe nabwo bushobora kugushyira hasi. Noneho ugomba gutekereza business muri iyo context ko ni ikintu ushobora gukora ukaruzinga buri kimwe. Ariko nanone niba amahirwe ari kuri wowe, nawe ni ikintu ushobora gukora kigahindura ubuzima bwawe mu gihe runaka. Ni ukuvuga ngo harimo chance, harimo
n'ibyago byo kuba wahomba. Gusa muri business guhomba ntabwo ngewe kwitijyanye ntabwo byita ibyago, keretse ise ucika intege ukagendera kimwe. Ariko iyo ukomeje ukarwana ukosora utuntu tumwe na tumwe ugeraho ukagira success. Aho ngaho ni ku ruhande rwa Roulette, aho nashaka kugira ngo tuvuge kuri risk ziri uyu mukino tuwukoreshe kugira ngo dusobanukirwe risk ziri associated na business. Reka tuye noneho muri family creation ibyo cyangwa se mu gukora family bigenda gute. Ese family iyo umaze kuyikora process icyo uba ukeneye ni ukwagura umuryango. Ese umuryango wawe ukagute? Umuryango waguka kubera ko wazanye umugore ukabyara, umwana ukamurera agakura akagera ku kigero azajya agufasha imirimo imwe n'imwe. Kubaka urugo rero nayo ni process. Ushaka ko muzafatanya mugashinga urugo mwari mukeneye. Ubwo no kuva niba kubaka urugo mve gukora family. Gushaka ibikenerwa byose ngo urugo ruzabeho. Ndetse wowe musore wamaze gutekereza ko wifuza urugo, urakenera undi umupartner cyangwa se umupartner. Ni ukuvuga uravuga ati ngiye nkeneye urugo, mu rugo harimo umugabo n'umugore bavuye mu mukobwa n'umusore, ndetse umugabo n'umugore bakazaba papa na mama. Iyo mumaze kuba umugabo n'umugore, ikiba gitegerejwe ni ugupanga kubyara kugira ngo tuvuge ya family. Ubwo no kuvuga ngo umugabo n'umugore cyangwa se urugo, family process creation, ubwo nibwo ibigitangira kuvuga gukora wa muryango ubutangiye. Iyo umaze gupanga kubyara, mushaka kugira ngo ute production ya mbere ize. No kuvuga ahangaha reka tuvuge ko kuri iyi stage yo kubyara aribwo uba utangiye gushyira business yawe mu bikorwa. Wari ufite igitekerezo cyo gushinga business, ushaka igishoro cyo gukora business, no kuvuga wari ufite business idea cyangwa se igitekerezo cya business wakora, urangize ubona igishoro cyo kuyishoramo, ubishyira hariya, utegura buri kimwe, noneho urangije ugiye kugira gute? Ugiye gutangira business yawe, gushyira business yawe mu bikorwa, gutangira igitekerezo cyawe. Aribwo uba utangiye gushyira business yawe mu bikorwa ako kanya. Tuvuge ushinze uruganda cyangwa se utangiye boutique cyangwa se n'ibindi bintu ushobora kuba wifuza gukora muri business. Reka turebe noneho mwapanze kubyara, umwana aravutse. Iyo umwana avutse nta kintu na kimwe aba azi kwikorera. Uyumve neza ahangaha kuri context ya business. Iyo umwana avutse nta kintu na kimwe aba azi kwikorera. Ni ukuvuga iki? Mama we cyangwa se undi muntu wita kuri uwo mwana agomba kuba ari hafi akamukorera buri kimwe, harimo kumuhindukiza niba abona ko umwana ananiwe, kumukorera amasuku yose. Bivuze ko akorerwa buri kimwe cyose gikenewe kuri we atabigizemo uruhare. Uko iminsi igenda ishira, umwana nawe agenda yiga kugira ibyo yikorera kugeza amenye kugenda ntawe umufasha. Urugero gukambakamba, akazagira agahaguruka akagenda. Uko iminsi igenda ishira akagira ubwenge, ugatangira kumutuma ati genda unzanire iki n'iki, igikoresho runaka, akageraho noneho aho kuzana igikoresho agenda agakora akazi. Ukamutuma amazi, ukamubwira ati usigare ku rugo ndaje. Ibintu mbese bitandukanye agenda akora bitewe n'ikigero agiye agezeho. Ahangaha rero reka tubyumve kimwe. Ni ukuvuga muri izo process zose kuva avutse, nako kuva utangiye kumutekereza bakamutwita kugeza avutse, ni process ifite ikiguzi, ifite cost, ifite cost ziri associated nayo, cyangwa se ifite expenses cyangwa se dépenses. Bitekerezeho. Ni ukuvuga ngo niba mama atari hafi, agomba gushyiraho umuntu ugomba kwita kuri wa mwana mu kumukorera byandi agomba kumukorera,
cyangwa se niba mama wahisemo kuyimukorera, niba afite akazi agomba kugira gute, agomba kukareka. Ubyumve neza ikintu ushaka gusobanura hano kuri business, kugira ngo none nidutangira kuri business, kuri terms za business, wenda tuvuge uburyo bwa management bwo kuyicunga, ubusobanukiye business yaravutse irarerwa, noneho hagiye kubaho uburyo bwo kuyireberera sasa. Ubwo ni wa mwana wavutse, ariko anga ndasobanura muri cyagiye business cyangwa se muri cyagiye umwana abatara ava ku munsi wa mbere akazagenda akagera ku myaka 5, aho mubwira ati ndakubwiye ngo sigara hano, ndaje ngiye hanaha, kandi ntihagire umuntu ukurikira na kimwe ahangaha. Ahangaha rero muri business, nawe washinze business uyu munsi, hari igihe umuntu ashinga business akavuga ati okay, ngewe ngiye gukora business, ugatutangira kuyipangira, igomba gutunga urugo, igomba kurihira abana ishuri, igomba kunkorera ibyo nkeneye byose. Nyamara urimo urabivuga biki mu bitekerezo, nturatangira kugira gute, ntiratangira ngo unayirere. Ahanga uyu mwana umaze kumurera agakura, nibwo utangira kumutuma. Ni ukuvuga ahangaha mu gihe atarategeka gukora ikintu na kimwe, depense zose zimugendaho ziba ari 100%, kubera ko we nta kintu na kimwe aba yinjiza. Uko agenda akura, hari ibyo umutuma, ikiguzi cyangwa se depense wamutangagaho zigenda zigabanuka, kubera ko nawe hari ibyo aba atangiye kugagenda agabanya akazi yakorerwaga, kugeza ubwo noneho amaze kuba mukuru, akajya yibwiriza gukora akazi kamwe na kamwe utamubwirije. Ndetse rimwe na rimwe yamara kuba mukuru agatangira kujya panga ibintu byo mu rugo, uburyo bigomba gukorwa. Ni ukuvuga ngo wibuke ko mbere wamukoreraga byose, uyu munsi nta kintu kimwe uri kumukorera, ndetse ahubwo ibyo akonsuminga mu rugo n'ibyo atangiye gukora, ibyo akonsuminga byatangiye kuba bikeya pa raporo y'ibyo agira gute, y'ibyo yinjiza. Ni umwana ushaka kumubwira ati genda ujye kunkorera iki n'iki, urugero wenda uracuruza, genda ujye hariya ujye ucuruza, wakira abakiriya, ujye kurangura, ugire gute. Uwo mwana ibyo aba yinjiza ntawe biba bihuriye n'ibyo akonsoma. Ariko nanone mbere yaho gato, hari igihe iyo gitangira gukora byibura aba yinjiza bikeya ugereranije n'ibyo akeneye gukonsoma. Ahandi nanone akageraho aho yinjiza ibintu noneho bishobora kungana n'ibyo akonsoma. Anga muri business, iyo winjiza ibintu bishobora kungana n'ibyo wakonsoma, muri business tuvuye ko expenses ziri kungana na revenue, cyangwa se inyungu yose uri kubona ingana na expenses. Niho tubyita break even point, cyangwa se nta gihombo, nta n'inyungu uratangira kubona. Ariko wibuke kugira ngo ugere kuri iyi point birasaba iki? Birasaba process, kurera ya business nkuko urera wa mwana kugeza agize aho agera. Ukuvuga icyo nashaka kuvuga ni iki? Business ifite risk. Business ikeneye kurerwa ikava ku rugero rumwe ikagezwa ku rundi rugero, kugira ngo utangire gutekereza ko hari icyo ugomba gutangira kuyibaza. Reka turekera aha, nizere ko wenda sinzi niba bisobanutse cyangwa se bidasobanutse neza, ariko hari ikibazo uwo ari wese yagira yabaza tukagisobanura neza. Noneho muri video y'ubutaha ubwo tonye ko ubwo buryo business ishobora kuvuka, uburyo ishobora kurerwa, noneho n'uburyo business ari risk, ubwo ubutaha turatangira noneho tujye muri context yuko wamanaginga ya business yawe, kugira ngo noneho ujye ugenda umanaginga cost cyangwa se expenses uzihuze na revenue, kugira ngo noneho kwako ni management iri process. Buri business iravuka igakomeza ikabaho, gusa project zose zigira igihe zitangira n'igihe zirangirira, ariko ushobora ugenda ukora upgrading. Iyo upgrading ishingira kuri strategy na management process. Ciao. Ariko ntugende udakoze iki? Subscribe, share, like na comment. Okay.